ubundi ikintu gitandukanye abakire n'abakene no guhangana no goba gukoreshamo igihe neza mu gihe bamwe bari kuvuga uti n'inshorama yanjye arashya umukire bari kuvuga uti n'inshorama yanjye ndayabyaza ni nyakube kabiri cyangwa nyakube gatatu mu gihe umukene barimo aravuga uti n'utu ngutu mfite tutagendera ubusa ugasanga aheze hahande yahoze. Iyo bamwe bafite inzara abandi baba barimo barataka ibiryo n'amafaranga, iyo bamwe bagenda ku magare abandi baba bari kugenda ku mamodoka n'amamoto ya rutura. Gusa uyu munsi nshobora kukubwira ngo ibintu bishobora guhinduka. Nkubwira uti iyi ni Hozo TV, reka nze nkubwire ibintu bishobora kuba byagufasha mu rugendo rwawe rw'iterambere. Ngo ni ibihe byifashe bite? Ntucikwe. Yes, ladies and gentlemen, nkubwira uti yambo nimba warakanze subscribe kuri Hozo TV uri umuntu w'agaciro cyane. Niba utarayikanda kanda subscribe nawe tujye tubana umunsi ku wundi. Ngo byifashe bite? Twose cyane barakubwira ngo niba uri hejuru y'imyaka 25 ukaba ugikennye ukaba nta mafaranga ufite kandi ukaba ugifata igihe cyawe ukajya mu mapati ukajya mu birthday ukajya mu birori bitandukanye, ukeneye kubyuka, ukeneye gukanguka, bakongera kakubwira ngo ku myaka 30 ukwiye kumenya neza ko nta muntu uzaza kugutabara, nta muntu uzaza kugukura mu bukene ubwo aribwo bwose waba ufite, ahubwo haguruka ukore. Bakongera kakubwira ngo niba uzi ko nanone nta mafaranga ufite ugishakisha, bura amezi 6 ugende ukore akazi katoroshye, ukomanga ahantu hagiye hatandukanye, ukore cyane mu ibanga rikomeye cyane, inshuti ubu zishyize ku ruhande, we wite ku kazi kawe, wite ku mafaranga. 99% by'ibibazo ufite mu buzima bwawe ngo bizabura, bizagenda birigite. Bakongera kakubwira ngo niba ujya ufata isegonda rimwe cyangwa se amasegonda 5 uri kwigereranya n'ubuzima bw'abandi, urimo uratakaza igihe cyawe cy'ubusa. Bakakubwira ntukigereranye n'abandi kuko uriya n'uriya nawe uri uwo nguwo. Yes, bakongera bakakubwira ngo shaka uburyo wakoramo akazi cyangwa se wakoreramo amafaranga, ariko ukora ibyo ukunda, ukora akazi ukunda kandi wishimira, ukuramo ibyishimo. Naho ubundi ngo bitari ibyo ngibyo bizarangira ukora akazi udakunda, ukora ibintu udakunda. Ladies and gentlemen, bakongera bakakubwira ngo sangiza abantu iterambere ryawe cyangwa se aho uri muragana, ariko ntubabwire intego ufite. Uti buri gihe ibyo ngibyo bizajya bigufasha. Bwira abantu ndimo ndagana he, ariko ntubabwire ngo intego zanjye nizi ngizi. Nkwibutsa niba utarakanda subscribe ukaba ugeze kuri umunota utarayikanda, kanda subscribe tuye tubana umunsi ku wundi. Wowe wayikanze nguma kuguterera isari. Bakongera bakakubwira ngo imitego 2 ukwiye kuba warwanya mu buzima bwawe, imitego 2 ukwiye guhangana nayo. Uwa mbere cyangwa se umutego wa mbere ni ukwirinda kwita ku byo bagutekerezaho. Kumwe ubugenda ngo abantu bari kuntekerezaho iki, abantu bari kumvugaho iki, uwo ni umutego wa mbere ukwiye gushyira kure, ukawushyingura ahantu kure cyane ku buryo utazanagaruka kwita ku by'abantu bagutekerezaho. Ukagenda mu nzira wibaza ngo ese abantu banekerezaho iki, niba ukora akazi runaka ese banekerezaho iki. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se umutego wa kabiri ukwiye gushyira kure ni ugutekereza yuko bakwitaho. Kumwe ubugenda ngo ukagenda utekereza mu nzira uti ese bari kuntekerezaho iki, ese ninde uri kunyitaho, ese ninde uri kundeba. Uwo ni umutego nanone ukwiye gushyira kure yawe. Bakakubwira ngo nabuze ibaga cyangwa se nabuze igikapu, cyangwa se iyo mbuze igikapu mbona ikirenze icyo nari mfite. Uti iyo nakaje inshuti cyangwa se nkabura inshuti mbona inshuti ya nyayo. Uti sinjya tsindwa cyangwa se sinjya nakaza, ahubwo ngenda hinduranya. Baho nk'umuntu utajya utakaza cyangwa se ngo utsindwe, ahubwo ubeho nk'umuntu ihinduranya. Niba kimwe cyanze ubone ikindi kirenze, niba kimwe cyanze ubone ikindi kirenze.
Yes, ijambo rya nyuma nasorezaho nkubwira, barakubwira ngo niba ushaka kuba umukire ukwiye kuzamukira muri experience cyangwa se mu bunararibonye. Ntabwo ukwiye kuzamurwa n'ibintu bishyashya wungutse, ahubwo kwa kundi ukora amakosa, kwa kundi ushora mu bintu, kwa kundi ugirwa inama n'abantu bagiye batandukanye, uko uzamura ubunararibonye bwawe, uko ugenda umenyera cyangwa se uko ugenda ukora ibintu byinshi, nibyo ngo bikugira umukire. Apana kuvuga ngo ibingize umukire ni ibintu bishya nungutse. Gentlemen, kanda subscribe tuye tubana umunsi kundi. I love you so much.